kandi ikindi mbona umeze nk'ubiyahura pe kuko urashaka kuzangwa mu biganza. Uravuze ngo ushaka kunyica wica ngewe Ibyo ndabivuze se. umva nutantanga nge nzagutanga uko niko kuri harya ngo mwimirijwe imbere ahariho hose shareka mureke ariko nutisubiraho uranshyira amazi muri dushe nikarabire se mugore giye ujya nushaka ugweyo wandushyiwe uzajya umangaye nzajya nguhemba bikurikijwe nuko wanshimishije kuko nubikora nabi uzirukanwa nta n'integuza. Kubwa ibindi ari kuri telefone niho gahunda uri buyimenye kandi uzajya ukora neza akazi ushinzwe. Oya giye akazi kose ndakubwiye ngo nzagashobora nta. Wibagiwe telefone yawe ariko. Nari nyigusigiye. Boss. Yero ndabona ngiye kabisa burije. Aso uratashyigiye inkoko. Bundi umugabo nugorobereza mu kabari. Yasangira icupa n'abagenzi be. Cyane bugize ikibazo cy'icupa ubwe nkugurira irindi umwe mpaka ukeshe. Oya ngiye ntungurwa n'ukuntu nkubwira gutahuka byanga n'ukuntu mbere ariho najya mbwira tujye mu kaburuka byanga. Siko kiri umwana nkubonye buriya ntuzabone umugabo yaraye mu kabari ugire ngo hari ikindi. Buriya abagabo benshi barara mu kabari bameze nk'abahunga ingo zabo. Nanjye rero ndi muri icyo cyiciro cy'abari guhunga urugo. Umva sha mukobwa zari izindi byeri hano ngwino hano ariko uyu muzanire indi mitsingi umva ariko shaka utenda neza hanyuma nanjye unzanire ako ginaka karacyari muzanire utundi tumitsingi nka tubiri cyangwa dutatu. Kwa mugani rero umuntu wanga gutaha mu rugo inzu yiyubakiye umugore wishakiye hanze baye n'ibibazo. Sibyo ndi kukubwira buriya nubona umugabo wese waraye mu kabari agaruka bagakunze ahubwo buriya abagabo benshi baba barimo barakwepa ingo zabo. Umugore arakuzonga neza ukagira ngo ni umusonga wo kandi ubumva udashaka no gutaha mu rugo wubatse. Bibaye ngombwa rwose rarakwirarira ejo nkazabyuka njya mu kazi. Oya ugenda taha rwose. Urataha? Giye rwose ubwo ngubwo. Gende ngutumirije ujye utazinyweye. Oya ntacyo nazakomeza n'ejo byari ntaho zijya rwose. Genda ufitiye ujya sha. Sawa reka ngende. Zavugana. Usize mu kabari. urafata telefone ukampamagara uzi ko ndi mu kazi ariko se Alice wikanze iki wikanze iki
umpamagara ngo ngewe nzi ndakoze ibirenge ubundi umwangije kubera utwite cyama ese ubundi utute marayika ariko ushobora gutuza tukazajya twumvikana cyangwa ubundi wiyumvamo ubugabo iyo utaha muri iyi nzu utayishyura iyo nda yawe ukayigaburira nta kiryo na kimwe wahashye ngaho urameserwa n'ako gasabane k'ijana ntugatanga ndi kukubaza wowe wiyumva nk'umugabo Asitanguye kumenyera nzagukora inari ntabwo ukora none nimba nkora kuko yumva abagabo aribo bashaka umva ko bakora akazi kose ko mu rugo ushaka uhahire haha nyine nturi umugabo se ushaka uhahire yes utamike byose ese ubundi ubayica na kinyoni uramenyera kweri nikoze ubu ko byose ngiye mbigukorera kuva ku murongo ubinkorera ushatse kuvuga ko nawe uri cyana kinyoni uzi kutiyizi ubundi wibonyemo iki wasubiramo iryo jambo uvuze nabisubiramo ni icyo utumvishe se hari icyo utumvikana muri ibyo byose nimba ari uko wabivuze ubwo nyine uri icyana kinyoni bro byagenze gute ko mbona byagucanze mwana nabikoze donc isi yamanye ntoya kabisa warikoze isi yakubanye ntoya nyine mbwira ni ibiki byagenze gute asuma ntabwo nakubesha nakoze kosa njye ubwanjye nashobora kwibabarira kosa kinyine nabonye na Alice tugwanye ndamukubita umugere wo mu nda ngo none yanda yavuye undi yumvira none ubu ngiye gufungwa n'ukuri ariko reka mubwire ibyo ni ubuginga bwawe ibyo ni ubabironi bwawe twavuganye ko ugiye kugenda Alice ukamwishyura amakosa yagukoreye uko yakubabaje kose ntabwo twavuganye kujya kumukubita ngo ndivemo ntabwo twavuganye kujya kumwica kuko ibyo ni ubwicanyi iriya nda ivuyemo nabi Alice ashobora no guhita ndabizi Imana niyo mpamvu ubona n'ubu natuje arwariye se basi nyine bambwiye ko kuravuye kwa muganga nyine sinzi kumenga yoba yaratashe wiwe reka nkubwire Imana ugira nuko Alice akwemera kuko ubu yarakubonye nawe yarabonye umwanya uko kwihimura ibyo wamukoreye byose urabizi ukuntu wamubabaje ibyo wamukoreye byose none rero kuba atakureze Alice arakwemera pe nibwo ntibyemera sasumani arangura se amunda temani ibi byose si we yabiteye kumbwira ibigambo byinshi Imana bitamishuri amwe ngo sinza amaha ibiki ibigambo byinshi ngo nyankica na cinyoni Imana ibigambo byinshi byihorere tu Emma urabizi ubu usanzwe nkushyigikira sibyo ariko rero Alice ibintu mwapfuye byawe we niwe munyamakosa urabizi ntago umuhahira kandi ugataha ukarya
iriya nzu mubamo ntabwo uyishyura kandi muyiranamo mwembi ese niba ari icyo mwapfuye urumva atari umunyamakosa urumva ari si ibintu yavuga atari ukuri Asoma urabizi ko namukunda uriya mukobwa ariko urabizi ko yangoye cyane urabizi